nagize igikomere cyo gutwita guhera 2014 irangira kugeza aya masaha. Inda y'imyaka 6. Inda y'imyaka 6. Narabyara. Ubu ndaranegamye. Ntabwo njya sinzira. Sehashika nagezeyo mu Ruhengeri ngerayo. Mbese amavuriro ubwo navuga ya kure. Amezi 7 ageze turavuga reka tujye kwa muganga kwipimisha. Tugeze umwana araboneka. Randevu nsubiyeyo baramubura. Nuko nkomeza gutyo ngenda kwa muganga hirya no hino nyine mfatanyije no gusenga. Umwana araguma arabura. Umwana yongeye kuboneka ejo bundi 2019 z'ukwa kane. Kije wari witeguye ngo nyuma y'amezi 9 imyenda narayiguze iri aho ngaho ndategereza ndaheba. Yes, kurimo gukurikirana BigTown TV mwongeye mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana BigTown TV 5/5. Big up to yourself wowe urimo gukurikirana BigTown TV akakanya nimba wakanze subscribe ni byiza cyane nimba utarayikanda how this is your time gonga stop kuri subscribe maze gahunda zacu zikomeze gahunda za buri munsi twongeye twaje hano i Masaka icyatuzanye hano uyu munsi hari umumama twaje kureba uyu mumama mu by'ukuri nagwa ari ibintu bisanzwe kuko abantu benshi bajya bibaza ese bimeze gute mu buzima hari ibintu byinshi bidasanzwe so uyu mumama aratwite afite inda ayimaranye imyaka 6 umwaka umwe wa mbere wa kabiri wa gatatu kandi imyaka 6 nagwa ari ibintu bisanzwe ku bantu benshi kwisi turabizi ko inda na amezi 9 yonyine noneho rekana na amezi 9 imyaka 6 uyu mama twaje kumureba uyu munsi kugira ngo tuze kuganira byinshi adusobanurire ndakeka ko mwebwe muri gukurikirana BigTown TV akakanya mufite amatsiko yo kumenya ese bimeze gute ibi bintu byatangiye ryari cyangwa bimeze gute nizihe mpamvu ibi byose tuza kubimenya ni mu kanya gatoya ni hano murugiwe reka tubanze twinjire ibindi maze komeza kubimenya. Hodi mwiriwe Amakuru ni meza. Yego twagusuye. Yego murakoze. Ni karibu. Asante sana. Twicare gatoya twagusuye uyu munsi inyuma yo kumva inkuru yawe tuvuga reka tuze tukurebe tuganire tubwire uko bimeze. Murakoze cyane. Harya ni mama nde? Ni Kakuze Annonciata. Kakuze Annonciata. Mama Gasaro. Harya Kakuze ni impanga muri impanga Kakuze oya niryo zina banyise ndi impanga n'undi mu mama sibyo sinavuga wo tuvukana uwo muvukana we yitwa Nikuze Kakuze na Nikuze ni byiza cyane amakuru ya hano ikabuga Masaka amakuru ni makeya kubwo ikibazo nagize igikomere cyo gutwita guhera 2014 irangira kugeza aya masaha intera igikomere cyane ntazigera nibagirwa byarambabaje cyane kuva 2014 kugeza uyu munsi ni imyaka 6 so ufite inda y'imyaka 6 inda y'imyaka 6 narabyara none sigaye ndara nicaye
kuryama ubu ndaranegamye ntabwo njya sinzira. ubusanzwe abamama iyo batwite ni amezi 9 yonyine. Byariraga amezi 9. Ufite n'abandi bana? Barahari 3. Ufite abana 3? bo babyaye neza? Nabyaye neza 2. undi w'impanga yarije aje yicaye nuko barambaga. Ariko wabyaye neza? Wabyaye neza. So ariko iyi ngiyi y'umwana wa 4 nicyo kibazo? Iya mbere ikibazo gikomeye cyane ku buryo hataba Imana yonyine mba naranagiye kure cyane. Icyo koze Imana yambaye hafi ndinda kuba nagwa nko muri koma. Ni ibintu bikomeye bitoroshye. Niba muri n'ababyeyi n'umubyeyi ho biragoye kubyakira. Noneho birandenga ku buryo kwiyakira byambereye ikibazo manza gusenga Imana aho ubundi byari urugamba rutoroshye. Haguruka gatoya turebe mama. Hano ni imyaka 6? Imyaka 6. Mbere ukiri utaratwita inda yawe ni ntoya? Nagiraga inda ntoya cyane ntabwo nyangira mu nda. So ubu ngubu imyaka yose 6 nuko ngukomeze? Nukomeze. Ko ari byo? Reka dutembere na hanze tuze kwicara ahantu unasobanurire neza bimeze gute, maybe ushobora kubuza n'impamvu. Twicare hariya hanze byaba ari byiza cyane. Imyaka 6 biragoye cyane. Birandenze bigeze aho nicaye nabuze uburyamo tegereza kubyara nkabibura. Ariko kubera ubushobozi bukeya numva hari ubushobozi, hari ukuntu bigenda nkaba najya mu mavuriro nabifashamo kuko nta vuriro ntagezemo. Hashika nagezeyo mu Ruhengeri ngerayo, mbese amavuriro ubwo navuga ya kure bose nayagezemo. Hasigaye Faisal ho nabuze ubushobozi. Ubundi ubu narabyimbaganye ntabwo ari ukunanganaga amaguru. Yabaye ibibazo bitoroshye mu rugamba namwe murabibona. Amaguru yabyimbye ryari? Iyo myaka yose 6 n'amaguru yari yabyimbye? Amaguru yatangiye kubyimba 2018 niyo yatangiye kumera gutya. Yagiye amera gutya kugeza iki gihe. Ategereza kubyara nkabiheba kugeza ubu aya masaha. Ariko noneho bigeze muri kayo kujya ndara nicaye. Nangwa n'icyo gihe nageraga aho nkaryama, ariko ubu ni ukurara nicaye. Ni ibintu bingoye cyane. Sawa mama, reka dutangire kumenya kwanza uko bimeze mu rugo mubana nande? Mbana n'umugabo. Mu buzima buke turi mu bukode. Yagiye gushakisha uko abana babaho. Yagiye kureba ukuntu n'inzu y'abandi yakwishurwa. Mbese ni ibyo bibazo twibereyemo arahari. Reka barimo gukurikirana BigTown TV tugane na mama wacu hano ariko atubwire aho byatangiriye, byari bimeze gute, kuko ni urugendo rurerure kuva murimo gushaka umwana n'umugabo wawe, nyuma y'ahangaha uratwita, ariko mu gutwita ugategereza umwana amezi 9 agahita. Imyaka 6 irageze, uyu ni wa 7. Reka dutangiye kuva ku itangiriro. Byatangiye gute, bimeze gute? Byaratangiye inda igeze amezi 7 njya kwa muganga. Umwana baramubona. Nitegura kubyara nk'abandi. Ese ku bimenyetso ko utwite byo byaje gute, byari bimeze gute? Nagiye kujya nciragura nkaruka, nyine nibyo bimenyetso nagize no ku bandi bana. Amezi 7 ageze turavuga reka tujye kwa muganga kwipimisha. Tugeze umwana araboneka, bampa randevu nsubiyeyo baramubura. Nguma muri urwo rugendo gutyo biza kugenda gutyo. Ibimenyetso by'umubyeyi atwite byose nari mbifite
njya kwa muganga nyine barampima nk'umubyeyi utwite bwa mbere njyanye n'umugabo ndari amezi 7 umwana araboneka inshuro ya nyuma nsubiyeyo aramubura nuko nkomeza nyuma y'amezi 7 mu mezi 8 nsubirayo baramubura nuko nkomeza gutyo ngenda kwa muganga hirya no hino nyine mfatanyije no gusenga umwana araguma arabura umwana yongeye kuboneka ejo bundi 2019 z'ukwa kane niho yongera aramubona. Reka turunyuremo urugendo rwawe neza kugira ngo n'abantu babashe gusobanukirwa ibimenyetso twabivuyemo maze kubona ko ufite ibimenyetso by'umubyeyi utwite amezi 7 ujya kwa muganga babona ko ufite umwana inyuma yanga wasubiye mu gihe kingana gute? Nasubiye ari amezi 8 hafi yo kubyara urimo kubyara baramubura bamubuze rero twumva ni ikibazo kiturenze kandi icyo gihe wari witeguye ngo inyuma y'amezi 9 imyenda narayiguze iri aho ngaho ndategereza ndaheba ndakomeza ngenda kwa muganga bamubura ndagenda nageze Kanombe nagezeyo hashika ngerayo Kibagabaga ngerayo mu Ruhengeri ngerayo bamubura hose ejo bundi Imana iri kumbwira ngo noneho ndamuhishuye arabonetse ejo bundi tugende buhoro umwaka wa mbere uho byagenze gute kuko amezi 9 naragiye baramubura wowe wahise utekereza iki? Nahise ngira ubwoba cyane nkavuga se ibiki mfite mu nda yanjye ko numva umwana mu nda ariko muri iyo myaka ingahe ya mbere inda yari imeze nk'igiporoporo ukuntu ariko nyine igaragara ari nini ariko ukumva ni nk'igiporoporo mu yindi myaka 3 none atangiye kumva umwana mu nda atera agenda akina mu nda ubwo niho natangiye kongera kugarura icyizere ko ahari ndakomeje muri 2020 naho nkajya kugipima ariko bakamubura ariko umwana mu nda akora nibwo ninjiraga hose njya no muri scanner hashika umwana arabura ahangaho ni nyuma y'iki kingana gute? Nyuma y'imyaka 5 2020 niho nagiye hashika muri scanner ariko nanyuze Kibagabaga naho bamubuze noneho ndakomeza urugendo imvuye hashika njya mu Ruhengeri ubwo niko nagendaga abantu barambwira ati komeza ugende urebe ko hari icyatungana Imana nayo iri nyuma iri kumwe umwana arabonetse nuko bikomeza urwo rugendo rumeze gutyo ngeze 2021 mu kwezi kwa 4 kuri 19 niho nagiye ku bitaro n'ubundi ntoza centre de santé baramubonye mu Nkari baramubona mu Nkari ndavuga ngo mfite ubushobozi kubera numva noneho akuriye mu nda cyane ndavuga ngo wamu ubushobozi nagenda nkajyaho ntagiye Faisal ubushobozi twakurura rero tukabubura ubwo icyo nabasabaga nk'abantu b'abayobozi nabasabaga kunsabira inkunga nkareba ko nagera Faisal. N'abantu bakuzi umwaka wa mbere babonye utwite n'abayobozi byarabayobeye barabizi ari ab'umudugudu ndetse no mu kagari barabizi bose byarabayobeye baribaza bikabayobera ubwo rero nagira ngo mbasaba ubufasha bangeza Faisal. Ahangaho turahagera mu kanya gatoya ku bantu bakuzi bo babyakiriye gute cyangwa umugabo wawe n'abantu bo hafi babyakiriye gute kubona umwaka wawe? Byaramurenze cyane n'abaturanyi byarabarenze ibyanjye barabyibaza bakabura iherezo ariko iyo numvishe umwana mu nda arakina ndavuga yazavuka igihe kizagera avuke asohoke mu nda. Ufite icyizere se ko umunsi umwe umwana wawe uzamubyara neza? Mfite icyizere cyane 100%. Numvishe ibimenyetso nk'ibyo nabonaga ku bandi bana biboneka numva icyo cyizere gihari ariko nsubiye inyuma buriya igihe cyane cyo kubyara naho cyaba kigeze bibaga ibibazo bikomeye amatobari gupfa gusohora umwana ngo aravuka nta bisenge ngira ariko nziko nizeye mu mbaraga z'Imana igihe kizagera umwana akavuka akaboneka turabyiteguye n'umugabo.
iyo wagiye kwa muganga ugapima kugira ngo bamenye nimba umwana arimo barabimenya ko arimo cyangwa atarimo ariko bwa nyuma batubwira ngo babonye umwana baramubonye mu nkari atarigeze abonekamo. Scanner se zimeze gute kuri scanner? Scanner ntawe babonye. Babona iki muri scanner? Babonye ari negatifu hose no mu burwayi bundi busanzwe, impyiko, umwijima, mbese uburwayi bwose bubaho ntabwo bansanzemo. Basanze ndi muzima, nta sida, nta byose. Scanner igaragaza iki iyo bagufotoye mbabona iki? Negatifu. Ku ndwara zose negatifu. Nago abaganga se begejeje kubwira impamvu inda yawe nabaje muganga ese nta n'ibibyimba mbona mati nta bibyimba ugira mu nda yawe, ese kubera iki byimbye guke nawe biramuyobera nyine nk'umwana w'umuntu. Nta yarimo, nta mazi babona, nta bibyimba bakajya gupima umwana arimo. Mbese ikimenyemeye niyo mvuye hejuru mvuye kunsuzuma umwana mu nda arakina. Iyo umwana ari gukina mu nda biba bimeze gute? Iyo umwana ari gukina mu nda arakora nk'abandi bana. Antera imigeri. Ukumva ari gukina. Nkumva arakinira hose. Hari ukuntu ababyeyi bajya bavuga ngo yahindukiye hano, yahindukiye. Akinira aha ngaha, agakinira hano hasi gutya, agakinira n'aha hejuru, akajya no muri uru rubavu. Agenda ahahindukirira. Ese n'umubyara ubona ko azaba ameze gute kuko yabaye imyaka 6 yose mu nda? Ni mubyara nyine nzamwakira, azaba ameze neza ndabyizeye. Wigeze kubyumva handi se kumva ko hari umubyeyi umaranye imyaka 6 cyangwa 5 cyangwa 2 yonyine? Wigeze kunsura yimaranye imyaka 5 yabyaye. Ndamuhamagara kubera ntabasha kugenda. Ngwino nyereka uwo mwana araza aramunyereka. Yaramubyaye umwana ameze nk'abandi bana. Nyuma y'imyaka 5 amubyara neza. Amubyara nta kibazo, amubyara neza. Abaganga se bakubwiye ko ni ibintu bisanzwe cyangwa ni ibintu bidasanzwe? Ni ibintu abaganga byabayobeye. Ni ibintu byizinda, ni ibintu bibayobera nabo bikabacanga niko navuga. Nk'abantu nyine bize. Iyo bapimye nyine ntibabone ikintu urumva nabo birabayobera. Papa w'abana se amaze kubona amezi 9 yagiye umwaka, we yabifashe gute cyangwa agiye? W'abana nyine yabyakiriye gutyo ko yabonye ko nari mfite ibimenyetso byo gutwita. Yarabyakira avuga ngo umwana arimo, ahagarara mu kwizera avuga ati ubwo akina mu nda kuko niyo amufata haramwumva ari gukina. Aravuga atazaboneka igihe kizagera aboneke. Iyo kigenda gikomeza umwaka wa mbere papa wa kabiri agenda kubwira gute? Agenda ambwira nyine atazaboneke, wowe wizere ko umwana azaboneka, siko nta mihango nagiyemo nta bindi akambwira atazaboneka. Ikindi kintu turabizi ko umudamu cyangwa umugore iyo atwite imihango irahagarara. Yarahagaze ntabwo yongeye kugaruka. Imyaka yose 6. Imyaka 6. Nta mihango. So ni ikimenyetso, ni ibimenyetso byose byuzuye ko utwite? Ni ibimenyetso byose ndabifite. Ikimbwira ko igihe kinageze nkashaka n'ubufasha nuko ikimenyetso cyo kubyara kigenda kiboneka nk'uko nakibonaga ku bandi bana, ariko nkategereza kubyara nkabibura. Abaturanyi cyangwa abantu bakuzi iyo babona iyi myaka imaze kuba myinshi gutya, wa muntu atwite dutegereza umwana, bo bavuga gute, babyakira gute cyangwa bakureba gute? Abaturanyi nyine bande baravuga ngo ni yindi natwaye. Kuko babona nyine noneho ibirenge byaragize bikabyimba gutya. Ariko nyine kuva babibonye bakabivuga nabwo biri kumara igihe. Imyaka 2 irashize. Babitekereza gute, bakubwira gute cyangwa bagufata gute? Bamfata nyine nko kuba bataratwite igihe kizagera byari. Bagategereza wapi? N'umunyabuzima wacu yarambwiye ati hangane kubyara uraje ubyare. Aranyihanganisha umunyabuzima w'ababyeyi. Pole sana mama. So ufite ikizere ko umunsi umwe umwana wawe uzamubona? Gifite cyane, nzi ko nzababwira mukaza mukongera mugakamera umwana mumureba. Ikizere ndagifite. Kuri twebwe abanyafrika hari abantu bashobora gutekereza byinshi cyane, abandi bakavuga ngo bishobora kuba ari ibirozi,
abandi bakavuga ko ushobora kuba hari impamvu zidasobanutse uyu mwana kuguma mu nda imyaka 6 kuri wowe wese bitekereza gute? Ibyo byagiye bivugwa, bamwe bakavuga ati wenda ni urushwima, abandi wenda ni ibirozi bamuroze, ariko twebwe kubera tuzi ko inzira byagiye binyuramo nyinshi bigaragaza ko ntwite, ntabwo ibyo nabihaye umwanya wo kuva ninjire muri babapfumu n'abavuzi n'ibiki. Ibyo nta mwanya nigeze mbiha, ahubwo umwanya nawuhaye kubaza Imana yampaye gutwita simbyare, ni nayo nkibaza n'isaha. Urushwima ni iki? Urushwima ngo ni ibintu baroga, ntabwo mbizi, ariko hari ababivugaga, ariko twebwe twakurura nyine ko izo ndwara ntazo zatugezeho, nta n'iki, ntabwo byanciye intege byo kwizera ko umwana ahari. Hari abantu batekereza ko ushobora kuba ari ibirozi? Hari abagiye babitekereza, ariko bakureba noneho barebye uburyo umunyarushwima atamara n'umwaka cyangwa amezi, bahise bavuga ntabwo ari rwo. Urushwima ni indwara ngo yica vuba. Wowe uremera neza cyane ko atari ibirozi, atari urushwima? Ndabyemera n'imbere y'Imana ishobora byose ko atari ibirozi. Nta nubwo ari urushwima. Urushwima rwica vuba cyane. Ni inda bisanzwe? Ni inda isanzwe yo kubyara. Kuko ibimenyetso birabimpa, nkubaka akaguru simbasha kugahagurutsa. Ubu nijoro kuryama biba bigoye cyane. Wowe ku mubiri wawe, reka tuzi none wanga ku mubiri wawe wumva umeze gute muri iki gihe cyose kuva watwite bwa mbere? Umubiri watangiye kugenda gute kujya kuva natwite imyaka yose namaze? Mbese muri uyu umwaka ungoye cyane. Uyu nguyu urangoye cyane ku buryo no guhagarara cyangwa njye muri toilette birananira. Nageze ubwo mvuga ngo wajya mpa toilette yayindi nyine bicaramo, kwicaramo birangora. Angora cyane cyane, ariko cyane amaguru. Ndabona ko yari yarabyimbye. Uyu mwaka byarangoye cyane. Impinduka zagiye zigenda gute umwaka wa mbere? Impinduka uko umwaka wagiye urangira, ariko uyu cyane niho habaye impinduka cyane cyane. Ariko impinduka wabonye kuri uyu mwaka ni izihe? Uyu mwaka wa 2021 ni umwaka wandemerewe cyane. Ndaremerewe n'ubu kwicara gutya ndumva byananiye. Ndaremerewe cyane ku buryo no kuryama bingora kurusha indi myaka yo nabashaga gutambuka bikemera, ariko ubu sinava ngo nge muri kilometero nka 20 ntazo nageramo. Ni ibintu bingoye cyane, nta nubwo naterura n'isafuriya y'ibiro 5 mwiterure y'ibyo kurya, birangoye. Hari ahantu wumva ubabara cyane usibye amaguru? Nta hantu mbabara cyane uretse amaguru n'iki gice cyo kuremererwa cyane, nta handi. N'umugongo nyine kumva waravuyeho. Pole sana. So icyifuzo cyane ni ikihe? Icyifuzo cyane ni uko nyine nabona nk'abamfasha, ubona ubufasha bwangeza kwa muganga Faisal, kuko niho ntigeze ngera, areba ukuntu bandengera. Ndaho ngezeyo nta nubwo batinya no kumbaga, umwana agasohokamo. So icyifuzo cyawe ni ukugera Faisal? Kugera Faisal bakagufata ibipimo bya Faisal. Ese hari transfer ya Faisal bigeze baguheza mu bitaro bagiyemo? Muganga wambwiye wase hashika ngo nimara kubona ubushobozi bagende bayime transfer yo kujya Faisal. Kujya Faisal. So si hashika bo byarabarenze? Byarabarenze cyane, ku buryo hari n'umuganga ujya unsura waho ambwira ati birarenze ibi ngibi. So hakeneye kujya Faisal bakagupima hariya, bakakubwira, bakambwira uko bimeze, uzabyara ryari, umwana se ni arimo, ni muzima, ibyo byose nibyo bikenewe. So urifuza ubufasha bwo kujya Faisal? Ndifuje ubufasha bwo kujya Faisal. Nta kibazo. Abantu benshi ndabizi ko uko ariko kose mwakozwe n'inkuru y'uyu mumama. Nje ngo muramubona afite abana 3, amaze imyaka 6 atwite.
yagerageje ibipimo byinshi bigitangira bamubwiye ngo nta kintu bari kubona ariko ejo bundi ibipimo baheruka gufata n'iby'inkari basanga ko arimo umwana ngo aratwite nawe afite icyizere arakubwira ngo ntabwo yizera ko ari ibirozi cyangwa iki afite icyizere ko umunsi umwe ashobora kuzabyara amasengesho yanyu arakenewe ubufasha bwanyu burakenewe kugira ngo agere na hariya Faisal akomeze n'ibindi bipimo turebe se umwana umunsi umwe azavuka bizaba bimeze gute inyuma y'imyaka 6 ntabwo ari imyaka mikeya tumenyere inda nyinshi na amezi 9 cyangwa umuntu akabyara mu mezi 7 8 9 10 cyangwa iyo byatinze cyane hari abandi bajya bavuga ngo n'umwaka ariko noneho imyaka 6 ntabwo ari ibintu bisanzwe mu by'ukuri so reka turebe ukuntu twamufasha agere na hariya Faisal maze azatubwire hariya ho bimeze gute nimero zawe za telefone 0782 9 7 reka tubanze amazina yawe Kakuze Annonciata nimero za telefone ongera uzisubiremo 0782 9 7 9 0782 9 murakoze cyane so umunsi umwe umwana wawe numubona gutyo wamubyaye uzabyakira gute nzanezererwa cyane kuko Imana izabinkijije urugamba rukomeye cyane rwo kurara nicaye meze nk'uhagaze nk'uri kwizamu bizanshimisha cyane nzamwakira neza uzamwita nde nzamwita Samuel kubera iki Samuel Samuel ajya kuvuka byari bikomeye cyane nanjye nzamwita Samuel kuko biragoye ni inzira y'umusaraba ikomeye cyane aje ari umukobwa azari umukobwa namwita Samuel okay ni byiza cyane mama sawa murakoze cyane natwe twagusuye umunsi inkuru twayigejeje ku bantu bose ku isi bo mu Rwanda bo muri ahantu hose bayibonye babonye na nimero zawe ndabizi ko baraza kugufasha baraza no kugerageza haguruka basi subire mu nzu ujye kuruhuka jya kwiruhukira natwe reka tugende ubutumwa twabugejeje ku bantu bose ibindi turaza gutegereza ariko nzishima cyane umunsi umwe kuzabona wabyara nzabahamagara muze dufatanye ayo mashimwe Imana izaba yakoze igikomeye icyo nizeye ko atari kera cyane natwe turagusengera imigisha yose mumfashe gusenga abantu b'Imana nanjye nkunda ibintu byo gusenga cyane nubwo nahuye n'izi ntambara ariko ibintu byo gusenga ndabikunda cyane bijya binezeza kuko iyo mbonye Imana ifasha muri ikampa imbaraga kuva imyaka 6 kugeza aya masaha birandenga cyane nkasenga nkomeje mvuga ngo imbere yanjye Imana igiye gukora igitangaza kandi njya binezererwa nkashimira Imana nkavuga ngo yarakoze kuba ntarapfuye arabamarana izindi gihe bagapfa cyangwa se baba bazimaranye imyaka abagabo bakabata ariko Imana yambereye hafi urugo ntabwo yabashije gutentebuka namwe murabyumva ni urugamba ku mugabo kuba mwaryama mu buriri nta kumuhindukira nk'abandi bagore neza ari urwo rugamba rero Imana yamfashije muri ibyo byose igafata umugabo abashe kuvuga ati ndabihaze ndagiye ibyo njya mbishimira Imana uzamubwire yihangane tu njya mbimubwira nawe akambwira ati ndihanganye kuko hari icyo ntegereje nawe afite icyizere gikomeye yaba atagifite aba yaravuze ati ndusohotsemo ndagiye cyangwa akavuga ati ibi ni ibiki ariko iyo afashe ko umwana ari gukina mu nda aravuga ati umwana arahari azavuka nk'abandi bana Munda gato ntabwo kari kubyina ubu ngubu ndimo kubona kahoze gakora si ubona karimo kubyina abantu babibonye basi Imana ifashe azaza buriya kumvishe n'ijwi ryanjye kazaza vuba cyane uzaza kugasigatira mama wegera mu nzu natwe turagiye murakoze cyane yes tuzagaruka umwana yavutse
yes kuba arimo gukurikirana BigTown TV. Okay sawa murakoze bye. Yes kuba arimo gukurikirana BigTown TV ngira ngo mwabibonye wa mama twaganiriye nawe yadusobanuriye byose. Imagine imyaka 6. It's not easy, ntabwo ari ibintu byoroshye. Amasengesho yanyu arakenewe, ufasha bwanyu burakenewe kugira ngo agende na Faisal mu bitaro biri hejuru cyane no mu Rwanda, naho bazarebe batubwire what is going on. I got the name back to you, and this is BigTown TV. Stay there and don't forget to subscribe kugira ngo izi gahunda zikomeze kugeraho all day, all night. Until next time, behind the camera, without forgetting the kumwe na my boy Michael. Big up to yourself. Until next time, ciao ciao.